Mumu Jori jasi neza cyane sister turi kuranga uyu munsi noneho man Tusiya yanse suya wowe kuriya nka nodozi ariko ni mwebwe mukwiye kuza muri aka kazi waraye mbere yuko tunavugana amafaranga reka nkubwiza ukuri urumva nimwe muba mukuriye akazi banzo nkubite 30 turebe sister ya labi urumva wowe kunyunya nka Pepsi nka kumariramo kabisa none se bebe kiri gute ninjye ugiye kumwakura nanga kugwa mu kavuyo urumva nashaka umwakura buryo wava no muri izo ngeso waraye urabizi byo kumwakura byo ndanatangiye akazi kare nawe urakazindukira ufite ni base ko wagira ngo washizemo ikijumba kugira ngo ukurure abakiriya Jesus ya labi oya ni ikibazo nkoreho kubite senga nkoreho iki n'urugero oya ibyo ntabwo bikunda ahubwo reka tuvugane ibiciro ubundi ari byawe byose cyonyesho wala wowe nubyana umwana zaga mu mafaranga twishyura no kuri ryamamo birimo cyane nakidumbaguzamo tujye ku mafaranga rero twagiye nangiye no kwaguka hasi nanga sister nanga kandi umende urumva nimeze nabi hasi ubuna mbaburetse nawe none se 50 wala uzi ko umuntu arangiriza amasegonda ngaye ibaze ko urangije 50 usanga turangiza amafaranga wakemera ko yarangiza yose ukayamaramo sister rero nje no kubera ureba tari full package wallahi bilahi nukubura amafaranga nawo ubundi nyine tugabanya walahi kuko nanjye meze nabi kandi uyu mubiri uranabikwiye ngiye nsengera nimbona n'amafaranga nzajya nko kwijana ariko gutya naho ubundi se mugabo mwiza uzi ngo tubikomeye ariko njanicara kibaza kuri Nyaxo n'ukuri kw'Imana uzi ko abanyamurenge imurenge mutazagira imyaka 18 19 bakabona yatinze kera gushaka cyujuje 30 umbabarira unyumvire n'ukuri kw'Imana just if tumugira iwanyu n'ukuri kw'Imana ahubwo si wacu gutegeko niba zankavuga nti papa ashobora kuba yaranyarukiye ahandi hantu tubimenye oya ahubwo mva kubwira hari ibintu bateza numva ngabagabo ku bagabo ngabagore ku bagabo ibyo bitatu banyu bigeze babigerageza hari uwo wumvise babigerageza asigaye n'abagabo bagenzi mbona ari serie tabwo izo bintu yabika ariko nanone gushitse imyaka 30 sarashaka aho buriya ataza yicara wiwe nk'umugabo yatekereze ko akereza abantu ku masomo ashobora kuba atazi ko ari umugabo amaze kuba umugabo sindamubonana n'umukobwa hari agakobwa kari hano muri quartier bakuranye urumva bo bari bakiri bato bora baravugana ariko nimba baraje gupfiki akikibora Imana yo yarabahereye ibuntu mukaba murimo gutanga mu mana b'Imana Imana tukibyaza umusaruro dukore kuri vene sister kandi ujye wumvikana umuntu nimba afite service ashaka uyimukemurire agukubita amafaranga ameze neza ahubwo waha abandi bakiriya abandi bakiri nangize ngo ni couple va mu nzira wowe bakumenza karafuru kuntu yeshya sikureke waretse guhagabanyije amagambo urakoze cyane wabonye ikote ndahita nanariko ndahita ndigusigira kugira ngo tubaze uyu nguyu wamunenze se kore kukwicira isoko ngiye mvuye ari yaburiya nakwifuje mbona nagushima ariko mbonye hagara ino muri kuvugana nawe muri gutana amagambo uvuga ubuse dutipe tuvuga nko turimo kwandika rero tunarangiza vuba urimo urakora iki sibindi si byawo nkuyemo wagumana bolo ya byishimo by'umugabo byagezweho ubutegereje iki wowe bikora nk'akazi wowe dureba nabangaba kuvuga ngo nuko gwihumbi bitana kabikurutse urumva ibicira hagurukiyemo wallahi yanzura duraruka none se bimeze bite se nibyiza musho isawa nangayise nangayise 50 y'icyo ariko na 5 bivuze kujya mwirukane ni 5 ndashika nako byavamo kuko yarageze muri 20 tumugarura yaguye nose buriya mwavugana nose ku munsi ukorera ngaye usanga ukorera ngaye ku buryo wavuga 20 ariko namwe nimukagire nje impamvu mukuye mu nzira nukura mu nta nubwo ari n'umuntu wiyubashye ona kote wana risa n'ipantaro erega kwiyubaha ni mu mufuka ariko nibyo bivuga byo nibyo ngaho gabanye nyine nawe witwera hejuru sibyo bachaka kugwa agaciro nawe nk'umuntu w'umwari wabafasha okay ndakora ijana igiceri cy'ijana nawe uri muri akatuza nk'ababyeyi udafite ubugabo buhagije akavuga mutazasohoza umutu w'abandi agasanga afite ubugabo buhagije umugore we ngira ngo uranze uzabaze udakuzi kandi ndibyaramweru namuhima ufite ubugabo buhagije uwiwayo utaka umva nkubwire hari ukuntu buriya hari igihe twararanaga mu gitondo nkabona kandi wambwiye ngo tumwararana reka ntabwo ari igihe cyose
reka wowe mumbaje tukiri bato aho bamaze gukura ubonye umugabo we buhagije ati bwo mutera ifu agiraga n'ubwoba ahubwo reba ikintu gishobora kuba cyarabayeho ashobora kuba nawe ari muri babagabo badashoboye agera agahita asohoka akundi umuntu yinjira mu cyumba kugiye gutora sharije agahita asohoka kuko agasohoka azanye umugozi umutwe awusize gucuza akoze cyane amasegonda 3 ahita asohoka kandi kuko uwo mukobwa kandi noneho kuntu numvise bivuga ngo umutagenda kure imyaka yongeye umuntu nubiza bibica none ageze muri 30 wasanga atakingira n'agateke ubwo nimba yarinjiraga agiye gutora sharije akazana umugozi umutwe akawusiga mu cyumba ubwo kera uba afite 30 bigenda gute taza rinda yinjira zagera mu muryango akagarukira mu muryango akora ashobora kubagura indaya ariyo mama indaya se yozigura indaya woyigura bwo wabugiye kwinjira ukagarukira hanze indaya ikihangana kereka indaya kuko wayishyuye nta kibazo yihanga je simbizi bizazo kurariko sosobere yayo gura indaya cyo gura indaya ariko mu bitu bimutera ipfunwe nuko kuntu kwihuta birimo nuko akomba gushaka na amafaranga sibura yabuze yatabwa ifaranga kandi azihembwa zihagije ntabwo ari ifaranga yabuze ahubwo nuko nyine ushobora gusanga arara azatangira akavuga ngo ndasenga uyu munsi ndararageze mu ijoro akarara koko kwirembo nyijoro atashise ese uje kugura imyaka cyangwa ntago nje kugura imyaka twumvikana uretse ko nge nta n'ikintu nje kugura nyine byumvikana nabi dushobora kugenda ukagira ati waje kungura ujya gendaje ngo ese ubundi ntago twamenyana tugakundana bisanzwe ayange narukundo mfite umutima wanjye narawutaye urwo ufite rw'amafaranga cyane ngaho mbwira nyine utagoranye ngo nangahe ego bene ntabwo nagoranye ahubwo buriya nuko nagukunze urumva cyinshi yatumye mushaka kuri 50 twende kumubwira ijana se turagende iwawe ariko nta kibazo turagende ngaho ndumva turimo turumvikana none umva nkubwira ukuntu tugiye kubigenza ngiye kugwa 3,500 umva nkubwire 3,500 uretse 3,500 ndagusigaramo icyatanu byuzura 5,000 bingahe 5 ni nayo mubwiye sinyamubwiye ko tubona kavuyemo buriya rega nubwo avuga ngo ageze muri veni na 4 cyangwa bingahe ntago ari kubibona uriya n'ukuri kw'Imana kandi ngiye kugira ngo nze hano uko nabaje kumureba mubwira wa mugabo ntago nshaka amafaranga ntago mu biba byanzanye hano harimo n'amagambo yego je nshaka amafaranga yonyine ushobora kuzana amafaranga rero ndumva tutari buhuze ngibwo ndigendera urataha uko waje wamba bari ukagenda gutanira n'umwaka ese nk'ububyaye umwana wamutungisha iki kuri kwanga amafaranga rega amafaranga n'ibihumbi n'ibiceri turose na amafaranga erega kuburi rubebe kandi y'ubuntu uri rubebe ntago bivuga ko nabandi bagabo ari uko bimeze hari abagabo birekura nituza kuvuga amazina yacu bwite naye ndaza kukwita andi mazina rero tureke kubahukana sibwo ni nkaye wanyita nk'ababari okay nta kibazo tubyiyorera ubwo nyine ndahongaho ndangira abandi bamake ariko bamake abo nziranye nabo mbega ni ku biciro bimwe n'ibyanjye ubundi kuta umugabo nkawe suzuguza waje wambaye kode basi jye urikuramo wambare nk'iki wambare nka bwa t-shirt bw'icyatanu uko ni wowe nsuzuguje uramushaka mu biganiro nukushira mu kaganira kandi buriya ibintu biba bikomeye ashobora no kandi iyo umuntu akuze yazagenda agira intege ariko tureke nibi urupfute ruteguza ashobora ko gupfa umuntu agapfanika ari umuntu akaza guhamba nikarataka nataki ngazategereza ifaranga kandi inshushi murya turagendeshe umva kubwira urumva ntabwo warindira ashobora abahungu bikiga bazagira ibintu byinshi ashobora kukubwira ngo ndarindira ngo ifaranga ziboneke ngo nzabone kubyara kandi buriya ifaranga z'umwana tizigira ukaza widoga gucyo kidoga umara imodoka ikagukubita tanaka tekerezo ndi kubona ufite muri muna wawe waretse tukabahuza tukareba ko yagerageza tugashaka mu bapfurero kabiri okay nta kibazo ubwo ngubwo niba byanze reka ngewe ngo none horeka mubwira umushinga none dufatanye kwiba ko ari wowe wararushya ari nge wararushya nari nge nararushya yego nose nako warushya mfite icyo gutanga wama amafaranga ubagaza mutegereje abakira mutavuganye utararushya se byemera ahubwo ufite icyo gutanga kandi uri kwanga kugitanga mu bana vuga numve fa ko batari ukwiba handi bari boko oya naga rukwiba byo kwiba ngo ugende ucapura abantu kuko ngiye tugiye gucapura abantu wo wamfatisha no suwe wakiruka metero zingana ngiye nshaka ko tugenda tugapanga umushinga ubona abantu bavuze ngo bafite ubukwe bura mu rugo ngewe muri famille nta muntu wama n'igiceri cy'ijana niye namubwira ngo abantu barangonze meze n'abakaguru karenda kuva ntago yama n'igiceri cy'ijana ariko mubwira ati mfite ubukwe kunwerera yantwerera ngewe rero ikintu mubwira banzumbaze urashaka yuko nyine nawe dukora ubukwe umuntu utabasha no kuba ndi gushaka ko
dupanga ubukwe kugira tubone intwererano tukazagabana ariko tukabanza tukababwira nkaho dukundana sibyo sinzi ubwo bashaka kudusaba gusomera ko twasomana mu ruhame tukabikora kugira ngo tugire icyo tugeraho siko nabagukunze oya siko nabagukunze ngiye no kugira ngo tugire icyo tugere nyine ndi kubikubwira mbere amafaranga nta nagusoma pe ngaho birumvikana rwose niba wanasoma n'ibindi wabikora wa nta kibazo wowe rero nyemerera turafata nk'icyumweru ubundi gende bahamagara ati muzaze mu nama y'ubukwe tuzapasuramo hagati uzanye iki uzanye igitekerezo uzanye n'isura n'icyo yari yaguze n'umuryango wawe uzazamo se n'umuryango wawe uzazamo nabyo nzabikora niba uzazamo ni 50 nta kibazo ariko njyewe iyo gahunda urayemeye ndayemeye sawa nimero yawe ndayifite nzaguhamagara nyuma y'icyumweru ubundi uze mu rugo nta kibazo sawa naho ubundi ibyo ngibyo ame nikorera shabugiye tuzavugana ubutaha gusa matabura turabyiki no gucumba turacumba kandi hari n'amashuri yes namaki muraho neza amaki gicawe ona amahoro kabisa amahoro kera kuguye mu rugo nta nibyo kurya kare girlfriend ndabizi ikibazo dufitanye ndakizi kabisa ariko ndagira ngo mbwire ko ubu ngubu namaze kubona fiance wabonye fiance namaze kubona fiance ndagira ngo mubwire ko icyumweru gitaha za ntwererano wari wanyemereye ejo hamagara abantu mu miryango oya nyuma y'icyumweru hamagara no mu kugira tubateguze baba bashaka n'intwererano hamagara no mu miryango muri imyaka yari imaze kuba myinshi badutwerere dukorwa wowe Nyaxo ese makuru katagushimishije ariko nuko Imana irasubiza ese azasubiza ndishima ku bintu bitari byabuze uzishura neguje ubukwe nukuri ko Imana icyumweru gitangiye nushaka kuba ari tariki zirindwi nushaka kuba ari bakwereke niyo atareka uzatwereka uwo mugeni ijyanye Nyaxo njyewe umugeni kuri icyo cyumweru nyuma y'icyumweru njye nzahita mubereka umva kubwira tantwererana tuzameza ataramutwereka akimutwereka tukameza intwererana akazikoresha ibindi tuzomubombora tuzogenda tuzana uwo mugeni tumubombore tumuzane mu nzu yawe kugira ngo mbyemerere nuko ari kuzana uwo mukobwa hano nkabikibonera impamvu ni ukubera ko wowe ntago atuye hano hafi ngo atuye mu ntara icyo ushaka kumufasha ni iki icyo nshaka kumfasha ni ukumbwirira abantu mu miryango ariko batari benshi bamwe b'ingenzi hari babandi baza kuzuza umubare bakababwira ngo icyumweru gitaha ku tariki 14 dufite inama abantu bazaze bitegure gutwerereye naho na invitation ndatwara ariko ko numva ikintu cyose kirimo gutwerera impamvu nta muntu wigira nyamwe icyo dukeneye nuko tuvira hano ukagenda Nyaxo uri seriye buriya ukugiye gushaka nje ndi seriye ahubwo ikindi kubasaba nahanga kugira ngo nzakore kibazo hano si mwanya hano nta kibazo upfa kutazana bya birara byawe oya ni njyewe na madame gusa ntabwo ari madamu wawe kera yabaye ni fiance rero wenda Imana yakurambura amaboko kuko mbona atari ukugumira gusa warujinze nukuri kandi Nyaxo yarajinze tuska abandi bana bangana bafite abana bafite imyaka 5 warujinze abana basaza oya warajinze nukuri warajinze wagize imyaka 30 warajinze nukuri abangaba barabadushinja warajinze nibyo ngibyo nashaka kubabwira ubwo naho icyumweru gitaha rwose aho sara kibazo reka dutereze no kumubona agenda nukujinga gusa utazanyenga akagera 30 mukuri kandi ngo nugutegereza abakobwa beza ngo simbizi abana barabadushinja kandi wabo bizabitozuzwa bo bavandimwe kugira ngo manze mashimire ku bwitange mwerekanye ababonetse n'abatabonetse ngira ashyiramo n'inshuti kuko hari abatarabavandimwe abavandimwe ni njye nyine icyo nashaka kuvuga banze cyumve kuba umuntu yabonetse twamutunguye n'umuvandimwe kandi ni ibintu byawe ugomba kurushimira bo kweri hano bose n'abavandimwe n'abano bo ngira ngo murabizi ko iki ni igikorwa cy'umuvandimwe turi gufasha yego ashaka kutwereka fiance ngira ngo tutagiye kure murabona ko ataruye murabona ko ari uyu nguyu cyane ko uyu nguyu ni madamu uyu barabizi wewe upfanditse none urumva njyewe mvukana n'uyu mugabo uri aha ngaha icyo dupfana rwose bo ngira ngo
nabigusobanuriye agiye kutwereka fiance mureke tumuhe umwanya oya fiance n'uyu nguyu rwose ego kugira ngo tuhite tunihuta nagira ngo namuvuge n'amazina okay fiance n'uyu bamwita Gaju mu izina ribereye umwari w'u Rwanda rwose unamutomoye nibye niwe rero twemeje ko tugiye gukomezanya urugendo rw'ubuzima rutoroshye warujinze kandi ndabona ari n'umwana muto mwiza oya nta kibazo ibyo ngibyo ni ugutebya ariko ubundi nta kindi kibazo rwose ahubwo ibibazo ni bya bindi byo ku isi nk'uko umuntu ashobora kugira ubukene akabura amafaranga ariko mugafatanya ukabibanamo ego rwose abenshi hano ndabona ahari urukundo ngira ngo ibintu byose birakemuka byose bibaye utavuga neza n'ikinyabupfura n'umwanya uburyo se umuntu yaba yikogera ku buriri urukundo rwaza akarekera rero kera wurubatse nawe yarakunyariye aho reka kubaza kera warashatswe wowe yarandako namubaza niba yarashatse uzubwira urugo aba ibintu byose umuntu arihangana ntiyanyariye ariko ntiyabuze utundi tuntu yakoreye kandi bivuze ko yarakunyereye abavandimwe twamutumiye badufasha ariko arakabije umutwe harimo imyanda gira ikinyabupfura ko n'abandi dufite umugeni we warajinze cyo nashaka kwibariza umukazana ntabwo ari umukazana kuko si wo mbyara ariko ikinyabupfura umukazana aba ari umuryango ikinyabupfura ntabwo kigicuruza uretse ko nsanzwe nanakigira ariko rero yego sorry gato nibyo cyo nashaka kumubaza ese nawe witeguye kugendana n'umugabo wawe mu bibi mu byiza cyane ko adafite ibyiza byinshi muri make njye nawe twaraganiriye twamenyanye neza azi ibibi byanjye nawe nzi ibibi byiwe mbega twabishyize ku munzani tuvuga ati ni ukubyihanganira rimwe tukabireka uzabireba kandi agaswe urunguru ntabwo ruzuba aha nibo wazanye kuri zanda nawe umukobwa uramukunda sinzi na nubwo we yamukunda kubera kera mama we anyway mutabitindaho twanahanye murabona ko rwose murabona ko twabyeretse inshuti yarasigaye imiryango reka mbabaze aho kera ibituzohonozo bihanganira ariko ukuntu urabona nabonye uri umusirimu cyane ari nk'ukuntu umugabo aba atagira akakabaraga bijanye n'amabanga ngira ngo ibyo ngibyo si twabivuga none icyo turi kureba none hase ni tugiye kubafasha iki kugira ngo ibirori byabo bizagende neza tugiye kurase tugiye gushyiramo iyihe nkunga mo hagati yego bwanyu muvandimwe murakoze cyane kahera arakurura ruhande burara uruhe sarura rwamwe turaguhera nuko bakomeje kugenda babivuga bigenda ancira amarenga buriya twabanje kuganira nyuma tutarinjira amarenga hano niyo akora gusa oya ntabwo ariyo akora n'amagambo arakora cyane ko ariyo turi kuvuga voilà amazina yanjye rero banyita Puisa Puisa narenze 1010 ushimira Imana kuko uwo mugore tuzogufata murakoze cyane uyu muryango ni inshuti zanjye inkunga numva naha muri umuna w'inshuti yanjye yego bo numvaga uyu mushiki wacu naramuka agize ikibazo n'ibanga ry'urugo nibimunanira inkunga nzatanga rwose ni ukuza nkakora ibyo bita gupfubura iyo nkunga itabikeneye koko urakoze uratekereza Nyaxo atazakenera iyo nkunga oya arakoze kubavuza ubusa twakomeza ku bandi bafite ibyo bavuga oya mureke kunakara kandi oya ni muhumure twamajije kubigerageza nyamuneka oya nimundebe gutyo Nyaxo yisimaye jakera oya nimundebe gutyo utatangira no kunukira umuntu cyane ko nta kimurusha ko twumva kuri kwiwe kuri yagutanze icyo avuze icyo ashatse kuvuga twamaze kubigerageza buriya hari ukuntu usuzuma umuntu akaba yasuzuma gusuzuma umutima kuko urasi ngombwa ukure aho kandi ibyuma yego by'abazungu bakoresheje ibyuma by'abazungu Nyaxo nawe madamu yego kugira ngo ibintu byo gutana amagambo y'umubiritse nimba baranabisuzumye ni ibyabo ntabwo ari abana kugira ngo ni bakuru kandi bibaho ko ushobora kubigerageza utari wanakora bibaho hamwe na hamwe ntabwo ari henshi ariko aba ari amafuta ariko bibaho biracikwa bikabaho ngira ngo uriya muvandimwe razi ngo ibyo
kugucira kwerekana icyo bita respect waba uraza kuncira nawe ndagucira turaza kwerekana ufite amacashwe menshi nubishaka ngira ngo abandi bo turaza kubigarukaho nyuma ibyo by'inkunga n'impano n'ibiki yego tugarukaho nyuma ariko tugenda tubyitsaho n'ababifite kure bagende babyegeza hafi yego ataza kujya uvuga ngo buryo twaba turashaka n'imodoka tushaka amakazi dushaka ibintu byose bizasabwa cyane kuko utari kurereka imodoka y'iki imodoka izatwara abageni cyangwa izana n'ibyo ngibyo ibirongorano oya ntabwo ari ibirongorano ngira ngo muri make ntabwo wasobanukiwe n'ubwo turi mu nama y'ubukwe ntabwo wari uzi naho waje niyo mpamvu ari gupfubura twakwihutisha tukagera kuri wowe kandi ari wowe mukuru rwose w'umwana si ukuvuga ngo icyo nashaka nagira ngo tumaze tumenyane kugira ngo ibyo turabigeraho nta kibazo nanjye ni ukuvuga ngo abangaba ndabazi ariko umuvandimwe sinzi wimwitaho uriya oya ngomba kumwitaho ko ngomba kumumenya hagize n'ikiba ushobora gusanga polisi iraje ibajije yakubwiye ko yitwa Kuisa ntakindi ashoboye n'ibyo ni umukwivuza ngaza kuvura umuboneye kikiraka mu bandi bagore bakuru izina rya Yesu navuze kuri uyu nyamuneka nukomeza gutunga intoki umugore wanjye uraza kumbwira ngo umugore wawe kera nacyari fiance wawe oya tuze kubahana ntago fiance w'abandi dukomeza kuvuga ngo waje gupfubura none muvandimwe twumvikane ko mufata nka grand frere ariko uretse gatoya aya manu natsa nka hatari ubwa mbere nyabonye ndeba turebe wikikoresha ku mugore wanjye uretse gato bite byawe urabona ari ubwa mbere turebanye mu maso reba hano tureke kubeshyanya iyi ni yandaye hano ruguru ndakasa kuri ahantu utagera nabo yayumviwe noneho ngamanuka Kizimbabwe barandaye ubwo nyine ibirwara tayari kandi ibyo tuvugaga nibyo nukuri mbashaka nakuzanye ariko nagusora kezi nakubeshye nabihakane ndeba ahubwo atakubeshye yagusuka reba ibaye bite byawe umugore wanjye fiance wanjye se kunyihangana ubonye oya nagarakuvuga abantu babuze umukobwa w'umwarimu umuganga uza mu ndaya n'ukuri abo bite byawe wenda urabizi ko ari nukuri ni mayi kataburanye biramurenze se bakwise indaya waje kwerekwana nawe uri indaya bawitonze gatoya bawitonze nawe gatoya shaka bawitonze uko nakitonda nawe wakitonda nyamuneka reka mvugisha ukuri ntabwo uri buze gufata umukobwa aka kanya ngo uhite umushinja uburaya sibyo ese afazari mugure mwange munaniranwe tumenye indaya uko yamuguze ariko niba utaraguze umuntu niko tumwitira ariko se grasimva ariko bwa mbere duhuye urumva gufata iki cyomanzi cyawe gakibwa rero Kuisa yesi yaba ari indaya byo ntabwo yabereka agahinduka ariko se umva kubwira Nyaxo tucika intege utagezwe intorezo ibi ni ibigaragazo by'abakubukwe bwose ibyo mubwira se ubwo si intorezo babugeze ibituta imisatsi ejo bundi niba mubohera mu mufuka muzarutabaza nanone biramureba kandi ganije aba bagabo nyamuneka sinzi wenda niba twabakuramo tukaba twakifasha ibi bikorwa sinzi uko byumva abazanye nk'abavandimwe reka tugere ku kinywererano nta kibazo rwose agira dore kuri umuvandimwe ariko mu rwego rwo kugira ngo tugendane ku murongo nanjye nk'umuvandimwe we sindi bwitonde umuvandimwe we buri muntu rwose yanishakemo 10 nubwo ari make ndabasuzugura mu nama ya kabiri rwose umuntu azita uko ashoboye nibyo byiza ariko wamugani kugira ngo buriya mu nama ebyiri yego tukanda twerera inama ibaremo muvandimwe ntabwo ibyo bintu kuko byishimiye nubwo bwo twaba tugiye kubukoresha ra ubundi byahise nk'ari ibyawe ibyawe n'ibyanjye ikibazo ibyo nibyo twazabibona mu gihe nawe wazakenera gukorwa ariko Kuisa naguciyemo ngo byigeze kuba ari ibyawe nawe yabivuze ibyo ngibyo twasanze ari ikibazo nabo twakivuyeho tugeze ku kinywererano kandi buriya kantu ukoze ni keza buriya biratuma hatazagira uvuga ngo uyu ni umukire uyu ni umukene kuko mwese mwatanza kugira ngo tubikore no mu buryo buciye bunoze buri wese yagenda rwose atereka hano mwana yanjye amadamu bwarareba nawe ni umuntu mukuru oya nawe kandi nawe ni umuntu yego
kugira ngo mbere ko muri abavandimwe mbitangiye nari mfite agacumi neza kuri rusumba karari nijoro ariko wabuze iki oya muvandimwe nawe azahinduka nanjye ni ibindi kuvamo ariko sivuze ko madamu fiance ariho twahuriye oya gusa nyine byose bibaho nyamuneka wikifata nk'uwanyagiwe n'amahindu amafaranga niba uyafite yazane niba utayafite iyo mifuka utayica umuzanye umwizeye reka nanjye mfe gutwerera urugo rw'indaya oya nyamuneka rwose udutwerera udukingirizo se kuvuga ngo urugo rw'indaya amafaranga ariho inyuro ntabwo yaba akiri intwerera ngira ngo twakasengeye ariko ubundi si ngombwa si amaturo oya nta kibazo rwose njyewe rero ubwo nari mfite igitekerezo cyo guheza umugeni ifaranga zirabona izaba basananivamo ariko ifaranga zindi nzisigaranye kuri telefone ubwo ndazimuha ni amahire rwose yego telefone yanjye nayo ubonye telefone yakanyamaga nta kibazo rwose bamurareba no mu ntebe nta kibazo tuyagurira hano ni ukuri nta kibazo bahite ahita gushyira nta kibazo yego nimero ndayizi mu mutwe karambwira pereza fone yawe nawe iyo urayibuze simbwira nyamagara nabivuze kandi ibintu watekerezaga byari byo mukuri uzi ko uri mukuru uzi ureba kure ni ukuri kw'Imana mayinja ni ukuri kw'Imana Nyaxo ni nimero yanditseho gute ni nimero yanditseho gute yanditseho gute some izina wanditse kuri iyo nimero ko nibagiwe amarinete yanjye sindi kubona reka ye abuze gusoma kandi wazusoma uretse gato ubusa nimero ze hari ubwo nzimwatse oya siguye ndamuhamagaye nimero ze hari ubwo nzimwatse ariko kubera icyo umuntu avuga ibintu mukagira ko nayububwa ngo wasaze oya ariko uba ugomba kugira nongere nyahamagare mwumve Nyaxo wabuze umugore muzima uje muri za mayinja zo mu biryogo ni ukuri kw'Imana erega njye handitse ndaya ntabwo namubeshyaga nanjye wasaga gifite niba nawe warageze hariya ruguru urazifite buriya yesu we Nyaxo ndakumva urazi n'ikindi ubukwe ntabwo bukibaye kazi gukanwa intwererano zanjye You are a failure. You can never make it.